Yes, reka nizere ko umeze neza aho uherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Iri ni itangazo rero nje kubaha, ngira ngo itangazo naricishije ku mbuga nkoranyambaga zanjye, yaba Facebook, yaba WhatsApp ndetse na TikTok. Nari nsigaje kuza kuritanga hano kuri YouTube channel yanjye. Yes, ibi bintu ngiye kuvuga ntabwo ari ubwa mbere ngiye kubivuga. Iri tangazo ngiye kubaha ntabwo ari ubwa mbere ngiye kuritanga, kuko mu minsi yashize nari nabahaye itangazo none rigira riti niba koko wumva ufite impano, uri umunyempano ku bijyanye na art, uzi gukora artworks, ubwo ushobora kuba uzi gushushanya, urugero amatablo meza agaragaza ubutumwa runaka ndetse afite n'icyo agamije mu mishushanyirizo yayo. Ushobora kuba nanone ukora artworks zifatika, ubwo urumva nagiye mbaha urugero. Ushobora kuba ukora nka artworks nk'izi wifashishije ibikoresho bitandukanye. Ushobora kuba nanone ukora udushya ku buryo umuntu abona ikintu akabona ko gifite karite kandi cyagurwa cyajya ku isoko. Niyo ngo ikintu kigiye kubaho, ikintu tugiye gukora, ikintu tugiye kubafasha abantu nk'amwe. Hari artworks shop, artworks shop igiye kuzarunshingwa mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Ushobora kuba umunyamahirwe wo gutangirana n'iyo shop, kuko izaba icuruza ibigendanye na made in Rwanda. Ubwo ikintu cyose kigendanye na made in Rwanda ushobora kuba ufiteho ubumenyi, ushobora kukizana kikaba cyatezwa imbere, cyashyirwa ku isoko. Nimvuga ibi bintu rero, utabifata nk'aho cyangwa se utabikereza, hari ukuntu umuntu avuga ibintu bitewe n'ukuntu uri kubyumva ukumva wenda ntabwo bishoboka, ariko niba ufite ubumenyi, ubundi ubumenyi kubugira ni kimwe, no kugira ngo ubuteze imbere nabwo buguteze imbere ni ikindi. Usanga rero abenshi tugira imbogamizi zo kuba dufite ubumenyi bwinshi ku bintu runaka, ariko mu by'ukuri ugasanga ubwo bumenyi nta kintu buri kudufasha kandi bwakabaye budufasha. Yes, ikintu kigiye gushyirwaho akadomo rero ni ukuba umuntu afite ubumenyi akabura aho abwerekeza, akabura icyerekezo cyabwo cy'ejo hazaza, yaboha nawe kikaba cyamuha icyerekezo cy'ejo hazaza. Bivuga ngo ikintu nshaka gusobanura ni iki. Ndashaka gusobanura ko niba ufite icyo ufite, nimba ufite impano yawe, ntabwo ugomba kuyipfana, ntabwo mu by'ukuri igomba gusinzira ngo uyisinzirane. Nabigarutseho haruguru, nanjye nagiye ngira ikibazo cyo kuba mfite ibintu byinshi nakagombye kuba ntanga binteza imbere nk'abanyarwanda, ariko nkagira ikibazo cy'uburyo nabiteza imbere. Ese byajya ku isoko bite? Ntabwo ari ikibazo cy'ikiguzi cyatuma utabishyira ku isoko. Cya mbere ni promotion. Ese biba promotion bite? Kugira ngo bibe promoted biba byasabye byibura kuba ufite wabigufashijemo. Abo rero nibo dukeneye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba tugiye gukora iki kintu tukishyira hamwe, promotion yacyo ntabwo izigera ibura. Nicyo tugomba kumenya. Yes, ikintu ndimo mvuga nsobanura nta kindi nuko dukeneye collaborations. Kugira ngo dutere imbere twe ubwacu dukeneye collaborations, kuko gukora uri umwe ntabwo biba bihagije cyane kuba waba promoted, ujye public kabisa, ibintu byawe biba biri public, bipublishingwe, biba advertised, biba bigoye. Ariko ikintu nshaka gukora ni kimwe, ndashaka kubabera hoster. Iki kintu cyumve, ndashaka kubabera hoster. By'umwihariko nyifite artworks zanjye nkora, nawe ufite artworks zawe ukora, n'undi runaka afite artworks zakora zikeneye kuba promoted. So ikintu gikenewe ni iki? Ni ugushyira hamwe. Twamara gushyira hamwe ibintu bikajya ku murongo, bivuga ngo kwinjira muri iyo group, icyo nakwita nka groups, nta kindi bisaba, ni ukuba ufite impano yawe.
ufite ibintu ugomba guha abanyarwanda, ukora artworks zajya ku isoko zikaba published, ku buryo dupanga kujya wenda nk'urugero kwerekana ibihangano byacu ahantu runaka, tukaba twabona imirongo igiye itandukanye. So utishyiramo rero ngo wenda amafaranga ngo kwinjira hano byasaba amafaranga, no nta mafaranga bisaba, nta kindi kintu bisaba, ni umutima ubikunze kandi ukaba ubifiteho ubumenyi ko ku byo ushaka gukora ubifiteho ubumenyi. Yes, ndagira ngo mbwire ngo dukeneye abantu byibura batari munsi y'icumi nibo dukeneye. Niba iyo shwadi urumva nawe wayizamo wayitabira, urampamagara kuri nimero yanjye. Nimero yanjye rero ushobora kumpamagaraho cyangwa se ukananyandikira kuri WhatsApp, ni 0787637947. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, cyane cyane nkunda gusubiza abantu bankeneye kuri WhatsApp kuruta kumpamagara, aho kugira ngo umpamagare numva byaba byiza wanyandikira kuri WhatsApp. Hanyuma dukeneye kurema itsinda cyangwa se urubuga WhatsApp group. Iyo nimero nayo nunyandikira kuri WhatsApp nibwo ndabasha gukomunika nawe, ukaba wakinjira mu banyamahirwe, ukaninjizwa muri group ya WhatsApp cyangwa se mu itsinda rya WhatsApp, tuzajya tuganiraho ibyo tugiye gukora koko tugiye gutangira dute. Aya mabwire ngo uno ni umushinga ugiye gushorwamo amamiliyoni, utabikereza rero ukagira ngo wenda ni ibintu biri aho. Nimba ufitemo gahunda koko ubumva ushaka kwinjira, bifate nkaho ari kurusho issue, kamivuge gutyo, ishobora kuguhindurira ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushaka kuba wifuza ko ubuzima bwawe buhinduka ariko warabuze inzira, wibaza ngo inzira ni iyihe. Ushaka gusanga ikintu rero kigiye kukubera inzira yo guhindura ubuzima bwawe cyangwa se life yawe. Yes, rero ibintu cyambere tubipayinga attention, twere kubifata nkaho ari ibintu biri aho. Yes, nta kindi rero ndabashimiye, ni The Boss wawe nk'ibisanzwe. Kora subscribe kuri YouTube channel, ubundi tujye tunabana mu bindi biganiro by'utaha. Ciao ciao.